Twongeye kubasuhuza mwese mukurikira Inzobere TV Show. Inzobere TV Show twakubereye cyane rwose. Ni nyuma y'uko hashize iminsi mike icyunga cya Nyiragongo kirutse. Ariko nyuma yaho hakaza inkurikizi z'imitingito ya hato na hato. Igakomeza kwangiza ibintu byinshi cyane. Aha mu mujyi wa Rubavu rero abaturage batangiye guhunga umujyi. Ese wakibaza ngo bari guhunga kubera iki? Bari kuwuhunga gute? Duhaye ikaze mu nkuru irambuye. Rubavu abaturage batangiye guhunga umujyi. Imitingito ikomeje kongera ubukana mu mujyi wa Gisenyi. Abaturage rero batangiye kuzinga ibyabo bahunga umujyi kuko inzu zirimo gusenyuka ariko bwinshi. Mu nkuru dukesha igihe.com bari kuvuga ko ibi biri guterwa n'umututu cyangwa se umurongo ejo waciyeho n'imitingito urimo gukomeza kwiyongera waguka uko imitingito irimo kugenda yongera ubutaka. Amaduka yafunze, amashuri amwe namwe yafunze, abana barataha. Abatega imodoka rero babuze muri gare ya Gisenyi kugira ngo bave mu mujyi wa Gisenyi bahagaze ku mihanda ariko imodoka zabuze kubera ubwinshi bw'abagenzi. Amazu menshi rero mu mujyi wa Gisenyi yazanye imitutu. Biboneka ko hari agomba kujya hasi cyangwa se gusenyuka mu gihe yubatse ahari umurongo waciye n'umutingito ku munsi w'ejo amwe yatangiye kuriduka cyangwa se guhirima. Umwe mu baganiye n'igihe.com witwa Winifred ni umwe mu baturage batuye mu Byahi. Inzu atuyemo yitse ajya gucumbika mu baturanyi. Imihanda rero ikomeje gucikamo imitutu. Polisi y'u Rwanda ikaba yafunze imihanda imwe n'imwe mu mujyi kugira ngo inyubako ziyasishije kubera gushigishwa n'umutingito zitagwa ku bantu cyangwa se imihanda yariduka ntigire abo itwara ubuzima. Imirongo rero yacitse ku munsi w'ejo iri kwaguka ku buryo biboneka cyane kandi bikaboneka ko imitingito ikomeje kwiyongera irimo kungikanya ishobora gusiga umwaga munini utandukanya ibice bibiri cyangwa se igasiga icyo bita umuhora. Ubuyobozi rero bwatangiye gusaba abantu yuko baba bavuye mu nzu ndetse babuza kunyura ahacitse umurongo ugenda waguka uko amasaha akura kuko imitingito itarimo gutuza ntato. Ubuyobozi kandi burimo kuburira abacuruza n'abahahira mu isoko rya Gisenyi kurivamo rigafungwa mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora guterwa imitingito. Tuti rero bakunze Inzobere TV Show. Aya ni amakuru yatugezeho natwe tugahitamo kuyabasangiza. Ikiganiro cyacu nakagaruka uko bukiye nuko bwira uko amasaha yicuma. Utarakora subscribe wayikora tugakomeza kubana n'Inzobere TV Show. Turabashimiye cyane. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.